ntago nekereza ko babana neza n'ubuyobozi mbere na mbere ikintu cya mbere babashinja ejo umva ikintu cya mbere babashinja nyine babureka mbanze nanga igitekerezo cyanjye please utanga igitekerezo yego ikintu cya mbere babashinja uravyumva neza kandi tujyane neza ubwo ngubwo iki cya mbere babashinja nta mukinyi babaguriye muzima ugeranyije n'abaguzwe nabo basimbuye ibyo nibyo nicyo kintu cya mbere babashinja ariko babahaye umwanya wa mbere mu buryo burambye nago igaragaza nyine ko yagize icyo cy'umwataka wayo Forunganye yego abederaza gatsinda kubona ko nyine batamwizera nkuko bako bizera Forunganye donc yabuze iyo morale ya mbere gutyo mu kibuga nyine ubona ko irakina yego ariko ukabona ko nyine abari bwatsinda bari bwakora uburyo bwo gutsinda hari ukuntu nyine batari kwizera Bedi cyane donc Abedi batamona nk'igisubizo cya mbere Rayon Sport rero ntekereza ko naho n'ikintu bakwiye kwicara banyine agakoraho kucyo nakita morale yabo ubona ko iri hasi nyine mu kibuga barakina garega twibuke neza nka match yavize mu gikombe cy'amahoro na so ikipe ya Gorira match ya mbere bari bananijwe batsinzwe ibitego byihuta cyane ni ya kabiri nya match ya kabiri byabaye defense y'igitego kimwe kandi nabo byagoranye nabwo bavuga visite imera nako Gorira itemera uburyo isezerewe urumva nyine Rayon Sport nyine ifite icyo kintu cyo kuba nyine nayo morale yari itari hejuru cyane ni sinzi aho biri guturuka abayobozi nta kwataye kugira ngo bashyiremo amafaranga bahomerere bagenda bite akubona ko nyine ikibazo cya morale kiri kuyigora cyane navuga cyo cyari cyayigonze cyane naho defense y'itego kimwe cyo ikipe yagutsinda nyine kagushyamo defense y'itego kimwe ahubwo bikibazo uko byabaye iyo mikino nyine 5 yikurikiranya uvuga ngo nibara wini nizo nkeya kurenza imikino natakaje cyo kibi kibazo undi yabaye Sport nyine nk'umukino umwe wonyine nta cyose yakora kirimo ako nyine byabagira n'imikino 6 bafitemo wini 2 zonyine cyo cyabaye kibazo gikone izindi byose yego Rodiri ndiye kwaza ikibazo kigira giti ubwo uransubiza ngiye kwaza ibibazo bibiri Rayon Sport ni yaba yarizeye gikombe kare bikaba ari byo biri gutuma itakaza imikino ikibazo cya kabiri kirajya giti ese ni yabiri gukinira umupira mwinshi hanze y'ikibuga kurenza mu kibuga burangiye ikintu ushobora kuba navuga kuri equipe ya Rayon Sport kuba navuga ngo yizeye igikombe imbere ntabwo yizeye igikombe imbere burya sinzi ukuntu nshobora kuba nabivuga equipe ya Rayon Sport ni equipe ikunda kuba ihangana koko ukabona ko iri guhangana ariko akaba hazi ikibazo kimwe cyo kugera kuri finali cyangwa icyo twita umunota wa nyuma uwo munota wa nyuma ahubwo ari bwo abantu bakifuje kuba bakubona bakifuje kuba bavuga bati equipe yanjye iri mu bihe byiza reka ibihe none nyifashe cyangwa nayo idufashe tubikomezemo icyo ngicyo cyambere muri equipe ya Rayon Sport gusa nanone naguciye mu ijambo urabona ko Rayon Sport bo bari bamaze kubona ko APR imbaraganye icyo cyo nukivuga equipe ya Rayon Sport irabizi ko igikombe oya ntabwo igikombe yarizi ko yamaze kumena nka amanota ari namanota make cyane yararimo bitewe yabonaga ko ikipe ya PRFC itandukanye Rodri to be honest itandukanye na APR zimazemo zahise mu myaka ngayishize uravuga equipe ya Rayon Sport arizi ko equipe ya APR ifite intege nke kugeza kuri ubu ngubu perezida wa equipe ya Rayon Sport yavuze ngo ndabizi ko equipe ya Rayon Sport ya APR Football Club ari equipe nziza isa n'umunota y'amanota nemwita ngo na manota narimo yavamo isa n'umunota umuntu akivuga gutyo ntabwo avuze ngo equipe iri hasi turabizi ko iciriritse ahubwo bakinnye n'abantu bifuza kuba batsinda bakongeramo amanota kuko kugeza kuri unge equipe Rayon Sport nta kintu ishobora kuba yakishingira ngo ivuge ngo twe turabizi ko equipe duhanganye nta kintu kirimo ese nawe cyo gukinira hanze y'ikibuga cyo icyo gukina hanze y'ikibuga burya mbere y'umukino hagomba kubanza gushyuha hanze Oya ngenda tekereza ko Rayon Sport iri gutegura hanze y'ikibuga na lobbying ku buryo bwo kuraba abafana gutegura hanze y'ikibuga ni ikintu kimwe burani ufata umukino ukawujyana muri stade ya 45 uvanye muri stade ya 700 nuko wifuza ko ukomeza kugira ibyo winjiza ariko abafana bakaza kuba baza muri equipe bongera kwigukunda equipe ya Rayon Sport bari barimo bakazanwamo n'iki n'intsinzi muri kubona yego nyine none mu gihe baje bakabona yatsinzi nawe bari kubona ni handi uzasanga nabagenda karabica dusanga imikino igiye kurajya kuko niba equipe ya PRS zeme inota rimwe iryo nota nuko byamaze kurangira none equipe ya Rayon Sport yabonye ko yegerejwe cyane yasatiriwe yego nakosa nari migomba kuba yakora kugeza kuri ubu ngubu gusa ndatekereza ko tunasoza kuri Rayon Sport ahantu impamvu ndi kuvuga ngo gutegura hanze y'ikibuga cyane mu nyumve neza ikipe ya Rayon Sport
uburyo mbere na mbere mobilisation yakoze bikwereka ko aho yari focusinze ari ku mafaranga. oya ariko nta n'ahandi none se Yego, ni ku ntabwo- mafaranga ntabwo- kurenza amanota atatu kuko Rayon Sport- oya nanone ntabwo twakumvikana uvuze ku mafaranga amafaranga yaje n'amatatu agomba kuboneka Yego, urabizi byose ekipe ya- ibintu bijyana. urabizi ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya wakira undi Mukura usobanura amafaranga ni ama ekipe ahanganye cyane derby y'amateka. ntabwo wavuga ngo rero ngo ndagendera ku mafaranga cyane nibagiwe ikintu ngomba kurwanira. ndabizi ko igikombe cy'amahoro nshobora kuzahuraho na ekipe ya APR Football Club bikazagorana. duro ndabizi ko shampiyona nabwo ntabwo bimeze neza cyane, rero ayo mafaranga nibyo araza kwinjira ariko ntabwo nabo bari bizeye ko stade bagomba kuyuzuza, ariko amafaranga arinze ariko berekane n'umusaruro bagomba kubonamo. nibyo nabonye Sadat yavuze ngo kuba ekipe ya Mukura iri kubatsinda ubu ngubu nibatsinde niyishime kuko iri kubikora pe, ariko niyishime bwa nyuma. ariko ndakubwiye ngo mu gihe kizaza njye nisubiye muri ekipe ya Rayon Sport ibyo bizarangiye cyaba ninga ko yaba ashaka gusubira muri ekipe ya Rayon Sport. uri mu gihe reka nkubwire ngiye kuvuga ikintu kimwe. Rayon Sport iramutse idatwaye iki gikombe cya shampiyona siye muranyumva neza, iramutse idatwaye igikombe cya shampiyona ikipe ya Rayon Sport mwitege ko muri Rayon Sport sezita bitazaba bihagaze neza yaba ku ruhande rw'abafana. nanone nawe izo prediction zawe Benga uyu munsi Shaka kuzadusaba imbabazi. Benga uyu munsi aza afite ikintu kimwe agomba kujya bigomba kuzagenda gutya aho gufata ikintu kimwe uvuge ngo mfashe kino. Reka nkubwire abafana b'ikipe ya Rayon we Sport dutega ibintu by'igihe kirekire basaba iki? ntabwo ntekereza ko babana neza n'ubuyobozi. Ugiye mbere kubana, na mbere uratangiye. ikintu cya mbere babashinja ejo nyine umva ikintu cya mbere babashinja Urifashe. nyine babureka mbanze nanga igitekerezo cyanjye please. utanga igitekerezo Yego, ikintu cya mbere babashinja urabyumva neza kandi tsiye tujyane neza ubwo ngubwo. Iki cya mbere babashinja nta mukinnyi babaguriye muzima ugeranyije n'abaguzwe nabo basimbuye. Ibyo nibyo. nicyo kintu cya mbere babashinja ariko babahaye umwanya wa mbere mu buryo burambye mu buryo burambye. Burambye gute nyine bakoze amezi ntekereza ko arenga 5 yose bari ku mwanya wa mbere. uragira ngo mbere nka bya bindi Jangwani yatubwiye Yeah. ngo Rayon Sport ngo bafite irindazi ngo ariko ngo hari igihe bazasigarana amavuta batazi igihe siko ariko byabiye ngo igira irindazi ryaririwe. Reka dukomeze Yego. mbwire impamvu zawe. ubwo iyo niyo mpamvu ikomeye kuko abafana ntago nacyo kintu babashinja gikomeye. ndatekereza ko bazababwira ko no kubura igikombe kwabo n'abasaza bafitemo uruhare Ibyo kuko ntacyo bongeyemo kuva baje si naho kuvuga abakinnyi beza bahari na top scorer champion y'u Rwanda Uforo Nganya yazanwe nande n'uyu retired. no kuba adahari ritadi ntawe umusezereye rero nta mpamvu yo kujya kumutera amabuye abahari kuko ritadi yagiye ari we nyine ku mpamvu ze z'uburwayi si uko agiye bamwirukanye. oya ariko nyine none se iyo bataza bo byaye kugenda gute ahubwo yego reka Rayon Sport kubona amafaranga reka Rayon Sport tuye tuyivuyeho wenda mbere ko nayivaho ari ibintu nyine mise ntekerezo ubu ngubu akantu ari ibintu tuba dutekerezaho kandi ari factor ikomeye cyane. Rayon Sport yatakaje umutoza wongera imbaraga abakinnyi Ayabonga Rebitsa sibyo. Rayon Sport nyuma yatakaje umutoza wungirije Serame ako Ayabonga yari yagarutse ko yagize igihe cyo kumutakaza burya yaragiye kuki hatari wamusimbuye rero ku kipe nka Rayon Sport. icyo kibazo ushobora kwibaza ariko mu kibuga iyo ngiye mu kibuga izo factor twe tutabonesha amaso donc umutoza wungirije ubundi afite nyine akamaro kagakomeye cyane mu kibuga. Mutoza ukomeye ku mukino. Yego dore ngayo ngoko rero kuba idafite nyine umutoza wungirije no kuba iyi mikino myinshi maze gutakara nabyo bishobora kuza mu nyine ikibazo kukitamufite nibyo nenge kubwira abasaza nabo bafite ikintu nyine kigikomeye cyane batitaho cyane sinzi bizi niba ari amikoro niba ari ikisimbizi kandi baraje bavuga ko amafaranga ari muri Murera yaje ariko rero ko nabo hari factor batitaho bakasanga nyine Rayon Sport kugeza kuri uyu munsi ari ibintu ukora nyine kuvuga ngo bifite nyine disorder ntabwo ari ibintu nyine biri ku murongo neza. Ubuze umutoza yigaragara ariko nabwo agarutse utavuga ngo abakinnyi batangiye kumanura fitness. Ubuze umutoza wungirije aragiye amara iminsi yose mu minsi imbere bwo bigatangiye kuba impamvu kandi byaratangiye cyane ababizi neza kuba udafite umutoza wungirije rero ibintu bigukostinga bigutanga ibituma nyine utanga ibitambo. Rero bakwiye kuba bitekerezaho nabo Rayon Sport kuba idafite umutoza wungirije bakwiye kuba bitekereza nyine ngo harakenewe byanze bikunze
naho ubundi bataza ndabona bagiye Rayon Sport igiye gutuma nsaba imbabazi. None Yego, se twagiye reka mu mukino tuye tuvuyeho ubwo tuzagarukaho Rayon Sport ndabona turagaruka amasaha n'ubundi oya ntabwo nayo yamutangarura more aho tugiye n'undi oya mutagarura muri Rayon Sport mu Inzira ziragaruka. ikipe ya Kiyovu Sport yafashe ikipe ya polisi ku munsi wa gatandatu ku isaha y'isa 9 itsinda igitego kimwe ku busa. Ni inkuru kubona Kiyovu Sport yatsinze Rayon Sport nako yatsinze polisi nta nkuru irimo nta nkuru irimo nta nkuru irimo. Steve aracyavuga ko nta kigihatanira polisi. polisi se Yego. rihatanira ikiza ubundi none se wowe wabibonye basi kuri match ya Muhazi yahavuye itari kwirohuza kuri match ya Muhazi wenda Muhazi katuvuga ngo iri hejuru iri hejuru cyane wenda ifite ibaraga byinshi gusa unyari ikintu kirimo ni urugero rw'ikipe nziza cyangwa se ekipe imaze igihe ariko idafite ibintu iri guharanira kugeza kuri ubu hari ngubu. ikintu navuze natangiye kuvuga igihe bari birukanye umutoza akamugarura polisi urugero rwiza rw'ikipe nziza itari seriye tanga freedom polisi rwose n'ibirampa yego ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12 amaso yose yarahanzuye ko utavuze ko n'undi Kiyovu n'ubwo yatsinze itavuye mu zimanuka yego gusa yagabanyije ndabivugaho ndi kuvuga fixtures zikurikiyeho ndabivugaho nta kibazo yego n'imibare wumve ko imibare miragenda yoro akora yego ikipe ya APRFC niyo yari itahiwe igiye gukina n'ikipe ya Viziyo ikipe ya kabiri n'ikipe ya nyuma n'umukino abantu benshi bari biteze ko ikipe ya APRFC ishobora kunyagira ikipe ya Viziyo gusa championnat yacu turabizi urwego iriho nayo amakipe aregeranye cyane ibitego 2-1 igitego cya mbere cya peri cyabonetse hakiri kare cyatsinzwe na Sheikh Jibril Watara kuri penalite nayo ubwo sinzi neza ntabwo nazi amashusho neza igitego ku munota wa 20 byongeye iminota 2 inyongera mutunzi Darisi no wa Kiyovu sinzi bambara kuga Idarusi abarakishyuye match igiye kurangira ku munota 86 Mamadusi atsinda igitego cyatumye agenda aririmbwa n'abafana ikipe ya PFC bamuha n'amafaranga menshi cyane Dako out niyo ndirimbo yari ikomeye muri stade tsiye ari impungenge ku kipe ya PFC n'ubwo abonye amanota 3 ikagabanya ikinyuranyo APFC still gutsinda kwayo biragoye ubona ikibazo kiri he ni ibintu tungena nabigarutse kuva kera mbere ko binafata nirange gutya aperi imikino yayo urebye mu kibuga ubona nta cyateye imbere nta giteganya gutera imbere nta progress nta na promise basi bibitanga nta cyizere cy'uko ibintu bizahinduka ari wakina nyine aperi akinaga n'ikipe ya Viziyo ya nyuma akabona ko nyine nta difference ikomeye irimo donc no kuvuga ngo ikipe nyine irayirusha cyane yayirushaga ariko nta difference ikomeye irimo n'ubundi gukina nk'ikipe nka Viziyo cyo navuze cyo na mbere mu kino ndashobora kumuna ku bettinga yaba ku bettinga bikora ikipe ya Viziyo agomba kubona igitego muri aperi kankubwira impamvu ikipe ya Viziyo ni ya kipe nyine usanga muri attack yawe